toka ereka abantu bari gutongana nayishe uri gukina nawe se ukina filime akarayivuse nakaye bakabonye kano karayivu nimba niba imodoka ndabarekanye njire bari kunegereza ubwinda amajyarambere na Nyamenya abantu bose hano kuri iyi tele bari kuri live gowe gezemera njyaho nagucika sasa hino nabonaga kuri live yawe agiye kuntu ndi kubona wasinze wenda gusa utaza kugwa mu muhanda mugize ngo amahonda mbwira tusaza je nta mugozi wawe ashaka abayisha ntabwo nasinze byo kutagera mu rugo ati wapi ntabwo nakubana ngo nagashaka isura yawe ariko mana yanjye muto nagari yonyine ba mu mujyi wa Kigali ntari ndashaka nabandi kanze mbamwereke kabereke n'ibindi byuki ndi moto ndagenda nitegera supi iyo niyo moto cyane yangoye nagiyeho gucuka disomaho ati ntago nanywa inzoga rero imodoka ya dada moto rero sinago nzirika ati ntago nakuzirika wimamagana Aisha action Yego sha Mvangiye video Mwagiye Record Noneho mwagiye muri harimo distance nini pe ese sinaringiye reka naringiye Naribereko Twagiye sene ya 10 Ready Action Mama Zuba njyewe nje kukureba hano ari wowe unzanye wenyine ukurumwe mu bitaro n'umukobwa wawe anshingaho ngo nago muheretse atangira kumbwira njye gahunda nakoze nawe sibaho ngaho Anuje kunda ndashaka kukubaza amafaranga twaguhaye ari he wowe turagukuma njyewe bikinaga ari mukuru wanjye uretse gato mama Zuba ayama mwari muri kumwe ntago twakiri kumwe ariko ni deni ryo mu rugo rwacu sasa rero twagutumye abahungu bacu n'abakozi kukwishyura mbese ziriya mbaba nizanyu nizanyu uriya murabarera muraborora ibyo se birakureba wowe birakureba bitandeba icyo ushinzwe no gutanga amafaranga yacu wese kwabwe ngo amafaranga ufite naga ari deni nta mafaranga ukubwire ngiyewe nari no kuyaba hariko imyitwarire yabo baraje barankubita n'ubu ngubu mvuye no kwa muganga ahubwo ni mureba nawe muzanambuza baraje barankubita baransebye hano bangaragura hasi kandi njye barabwiye ngo baraje ngo bima amafaranga ngo nibiki ngo babwira ngo mu buzima bwawe ngo nta n'ideni ngo tukwigeze tugujyamo niko nta deni ngo nta mafaranga twigeze tugwa nyine vugisha ukuri niko bakubwiye ni izina ry'Imana njye baraje barambwira uzi ibintu bankoreye hano siko bagira ngo sende umubyeyi ubu agahinda bane ahubwo ku mutima uzakabaza mukuru wawe kugira ngo ntumehe imbobo twabatumye mu mahoro bwe Madebora mama Kati Twagiye record Mama Zuba ntago ari Mama Debora twagiye action Mama Zuba twagutumyeho barabahungu mu mahoro pe tumubwira ati mbwira Mama Zuba kuko barahazi mikagwa amafaranga nyine barahazi hano nawe urabiko bari kumwe Miki ntago yaboneye aravuga ati rero ndabonyishiriza Mama Zuba ya mafaranga yawe baje ariko uko tubabwira hanyuma kuki mikata mu magaye cyangwa nawe ngo mpamagara yegora Oya vugisha ukuri kunuma ndakubwiye uzi ibintu bakoreye hano noneho ku muhanda umuntu w'umubyeyi iki muratugira mwashe kutuguza mudufite mwashe kutuguza mudufite niwe nitsakuririza ku rugo Mama Zuba ntabwo nahise ko niba bakubwiye nabi kuhanga ahubwo bareke noneho njyewe nabo akumva ndabagushishurira ndabagukubitira nakubwiye ngo uzi ibintu bankoreye bikuye n'imipira baraumva barantwatagura rero guhamagara miki amafaranga yiwe wowe amafaranga penda yemera ugira ikibazo barambona nabo mama buruje njye narangije gukubita umuntu njye mbabara rimwe bazametere njye n'iriya nshini byayikubitanye kandi uramutwe mite nk'usandaza hasi ubu kirangegera kare ariko mwana yanjye urumva ushaka kwisikira Aisha yagira ati Aisha uzi ko muri uyu mudugudu no mu kagari uzi ko bamubwira ariko ubwo rero noneho butani igihe bazatinya nzafata tere nzamukubita Niko naza kundogera zaje kusege yanjye. Ko nigiye mwana. Kuri ikigori aho yagenda. Aisha ni nawe mukobwa wo gutinywa hano muri iyi kariti mbabari atazakwandika ubusa mwana. Jewe bakuskutaza umukobwa wabya.
yewe ntabwo nzi mama usiko mana we birambabaje ntabwo nzi nicyo niko gahe ntabwo mbabaje n'ukuntu ahita arajya kumuta n'ukuntu nako najya kumuta babazwe n'ukuntu wowe uvuga ngo ayo mahane ntuyahura se abantu bari kuncyanuka ngo ndi kwica filime ntabwo ari dadi wambwiye ngo ninze nereke Godfather nta soni no sense abo ni bande n'utuntu turi kwiyanisha hano muri comment turi kwica filime ntabwo dada ambwiye ngo ninze nkwereke Aisha ongera no se kuvuye Aisha yasoje gukina God ngo ndashaka kujya gutereka telefone ahantu nkurebe wese uhagaze Godfather yanjye zunda yitereka eko ko nashyizeho igipira se kivaneho subira nyuma hirya ubagiye gukina wambaye gutyo ubagiye gukina wambaye gutyo network nagiye gukina nambaye gutya yagaze mwatapiga screen ufite mic oya mba naje nambaye imyenda mba naje nifubitse nambaye neza nikwije ariko nyine iyo ngeze kuri set nambara imyenda y'akazi abo okay yeah gazi mutapinge uze wongere kugaruka nuza gukina nawe aho Kirama tuno twana nta ducumita buriya Kirama Pero gifite isoni Kirama nta bari gasura ntago yabivamo ibyo utwo dusore se ndebe izo nsore sore soro base sumuzi soro bambwiye ko atibya amafaranga mu rusengero soro God aragusuhura Godfather katwa tuko kubita ewe bana basare bari kumwe nanjye nabandi bariya bashobora no kwiba telefone z'abantu baramwibira 7 imimure ese ko muri mu mihanda nta modoka zinyura aha ahangaha ni mu Kiyovu ntago haba haca imodoka nyinshi nyine zirahaca ko ni nkeya ni iz'abantu baba batuye hano kandi ubu baba bagiye mu kazi abanyatari ese urani kembo ntabwo nabibonye noneho ukuntu ntareba urani kembo koko ni umuvandimwe wa Patina njya kugushyira muri video wowe urakaje Patina wawe ndi wakiniraga na Jackson ego urani umuvandimwe wiwe umwe wagiye muri Amerika ninde wagiye muri Amerika ni Prince ntago bavukanaga nuko bakinanaga gusa none Prince ari mu biki ubu nari ngiye gushyiramo dadi none ibi narimo ari gukina agiye kuba umumotari bije ari kwamamaza bije n'abari aho ngaho izi ni inzozi thank you so much Godfather ndishimye cyane ko nzamuye na wa mushiti wawe witwa Ngarambe nawe namubonye sinzana iyi modoka se ni yandi no modoka ni ya dadi we imodoka ni ya dadi no modoka iyi ni ya modoka ya dadi yaguze nshyashya
dore umukobwa mwiza Godi buretse nkwe ku mukobwa mwiza reba hano sheri katumweke Godfather dore nundi muri bihana ariko Godi dore ibyuki bindi dufite ko bameze nk'impunzi se ariko ni bashyashya akubana nta kintu mfatamo imodoka ya dadire aba bantu bose baba bayuzemo ko mwabana mu kuki bumeze gutya ndakwereka Godi dore uyu niwe supervisor wacu Godi amubonye uyu nguyu wari kureba nk'ucitse kwa Kabuga sha byihorere uyu nguyu yabishatse sinahembwa oya numva ukuntu niko bamwita Renzo akora iki nawe ni umukinnyi ako ni n'umuyobozi ayobora iki twebwe ubu nta ijya batikura ngaho nyumvira ako ibintu byose no gutikura ashinzwe iki se kwa Kiramani kari kubwa kari supervisor supervising iki kamera ibintu byose niwe uhamagara abakinnyi araduhamagara akatwandikira n'iminsi yacu akadusinyisha muhembwa ku kwezi none waruzi muhembwa ku kwezi Godfather ndongora akarongorwe n'ibihe kakarongorwa na Nyamunsi kakubitwa n'inkombe bari shano hasi ngo nindirongore birazi ngo nimurongore we Miss ngwino kuri kamera nkurebe Godi kangiye gukina rero phone yanjye ndabona n'undi sigayemo kabiri sawa sheri we Miss ngwino hano